Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe tubana umunsi ku munsi hano kuri iyi channel yacu ya Twidagadure Show. Nkuko bisanzwe ni ukwidagadura tukishima maze ubundi ubuzima bugakomeza bukendelea. Je mwumva nitwa Claude nk'ibisanzwe, ugeze hano bwa mbere kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, twidagadure twishime tunezerwe ubundi turye ubuzima. Niyo ntego ya ino channel yacu Twidagadure Show cyangwa se Twidagadure TV Show. Ni TV rero igomba kujya bagezaho ibiganiro by'imyidagaduro, mwishime munezerwe twishimane ubundi ukanda subscribe, like, share na comment tukajya twibanira mu biganiro bigiye bitandukanye. Bruce Melody na Diamond barimo gukorana indirimbo rero ihagaze arenga ibihumbi 100 by'amadolari ya Amerika. Muri Mata 2025 nibwo Bruce Melody yagaragaje ko yatangiye umushinga w'indirimbo na Diamond Platinum. Diamond Platinum mbibutse ko ari umuhanzi wo muri Tanzania. Bruce Melody icyamamare cyo mu Rwanda nawe utakizi, Munyakazi uraburije, umusore kabisa wavuye kure habi akaba ageze kure heza, yabinangarugero kuri wowe ukitinya. Nzabakorera ku mateka y'uyu mugabo. Iyi ndirimbo ya Bruce Melody na Diamond rero irimo ababyinnyi barenga 40. Sinzi niba uri kumva icyo kintu cyangwa se niba wasobanukirwa ukuntu iyi ndirimbo izaba imeze. Ibikubiye muri iyi ndirimbo ya Bruce Melody na Diamond rero yiswe Pom Pom, byose nibyo nje kukugezaho muri aka kanya. Umuyobozi w'amashusho ukomeye muri Uganda, Ian Akankwasa, uzwi nka Sasha Vibes, yamamaye rero mu gukora amavideo indirimbo z'abahanzi bagiye bakomeye hano muri Afrika. Uyu mugabo yamaze gusubira rero iwabo nyuma yo kurangiza gutunganya amashusho y'indirimbo Pom Pom. Pom Pom akaba ariyo ndirimbo ya Diamond na Bruce Melody aba basore bakoze. Rero iyi ndirimbo Pom Pom yahuje ibyamamare byo muri Afrika y'Iburasirazuba aribyo Bruce Melody ndetse na Diamond. Bruce Melody wo mu Rwanda na Diamond wo muri Tanzania. Ni indirimbo rero y'inkuru ikomeye, ikaba yarakorewe mu Rwanda no muri Tanzania mu gihe cy'iminsi 4 yonyine, aho yatwaye rero arenga ibihumbi 50 by'amadolari ya Amerika mu kuyitunganya gusa byatwaye amadolari 50 ya Amerika. Amakuru agera kuri inyarwanda.com rero yemeza ko Diamond Platinum nawe yahawe amadolari ibihumbi 50, bivuze ko ubishyize mu manyarwanda ni miliyoni 66 n'ibihumbi 500 kugira ngo nyine akorane na Bruce Melody kuri uyu mushinga w'iyi ndirimbo. Urumva ko amafaranga Diamond yahawe na Bruce Melody ari miliyoni 66 ndetse n'ibihumbi 500 byose kabisa by'u Rwanda bihwanye n'amadolari ibihumbi 50 by'amadolari ya Amerika. Amashusho yayo yatunganyijwe n'ikigo Savi Films cya Sasha Vibes. Sasha Vibes akaba ari umwe rero mu bayoboye amashusho y'ibyamamare muri Afrika bigiye bitandukanye. N'amashusho rero yagaragayemo ababyinnyi barenga 40 bose, abakobwa b'imideri bamwe bakunze kwita aba vixens 10. Icyuma cyakozwe rero mu buryo budasanzwe kirimo umuriro ucirwa hejuru, icyo nacyo urumva ko cyifashishijwe cyo bakunze kwita pyrotechnics, ndetse n'imodoka zihenze 6 nazo zizagaragara muri iyi ndirimbo. Byose rero bikaba byaratumye iyi ndirimbo itegurwa ku rwego rwo hejuru cyane, ikaba iri mu zitegerejwe n'abakunzi b'umuziki muri Afrika. Afrika yose itegereje iyi ndirimbo irimo icyamamare Diamond cyakunze gukorana n'abanyamerika mu ndirimbo zigiye zitandukanye, kikaba cyakoranye rero n'umusore wo mu Rwanda ariwe Bruce Melody. Sasha Vibes rero yabwiye Big Eye ko iyi ndirimbo Pom Pom izasohoka mu byumweru bibiri biri imbere. Abari bayoboye rero imirimo yo gukora iyi ndirimbo basezeranya ko izaba ari amashusho rero y'igitangaza azongera gushyira
Afurika ku ruhando rw'isi mu bijyanye n'ubwiza bw'amashusho y'indirimbo. Iyi ndirimbo ikazagaragaza ishusho idasanzwe hano muri Afurika, mbese ikazatuma abahanzi bo muri Afurika bongera kugira ijambo ku ruhando rwa muzika y'iyi si. Sasha Vibes rero ni umwe mu bakomeye rero mu gutunganya amashusho y'indirimbo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yasoje rero cyangwa se yasoje amasomo ye mu bijyanye na filime muri Afurika y'Epfo, aho yize hamwe na Clarence Peters wo muri Nigeria, nawe ukomeye muri kiriya gihugu. Sasha Vibes rero kandi akaba yatangaje ko ari icyubahiro kabisa gikomeye kuri we cyane kabisa, kuba yarahawe amahirwe yo gukorana umushinga w'indirimbo ya Diamond na Bruce Melody. Yumvisha ari iby'icyubahiro kuba yakoranye n'ibi ibyamamare. Mbibutse ko iyi ndirimbo ya Bruce Melody na Diamond ari indirimbo izatwara arenga ibihumbi 100 by'idolari. Nawe wayashyira mu manyarwanda ugahita wumva uko aya mafaranga azaba angana. Bibutsa ko Diamond yishyuwe rero amafaranga ibihumbi 50 by'amadolari kugira ngo yemere gukorana indirimbo n'uyu muhanzi wo mu Rwanda Bruce Melody. Kabisa nayo makuru nari ngufitiye nkuzaniye, kandi ndabizi neza wowe ukunda showbiz, aya makuru cyangwa se iki kiganiro utari bucikwe. Kandi subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nge wumvaga nitwa Claude, iyi ni Twidagadure TV show iyakuzaniye. Bye bye, ciao, hasta la vista.